Amazina yanjye ni Nitanga Victor, pastor guturuka muri Lutheran Mission in Africa. Ikiganiro ndakeka tumaze kukimenyera benshi, hanyuma shimiye ko nongeye kugaruka ku bana namwe. Uyu munsi tugiye kuganira n'ubundi cya kiganiro cyacu kivuga ngo niki cyagwesha amahoro. Umunsi intego yanjye y'uyu munsi ndagira ngo noneho twivugire ku mahoro nyamahoro, tuyaganiro kugira ngo twese tuyasobanukirwe. Umunsi intego yanjye y'uyu munsi iravuga ngo amahoro nk'isezerano, amahoro ndetse nk'imbuto y'umwuka kubizera bahabwa. Amahoro nk'isezerano abizera bahabwa, amahoro nanone nk'imbuto y'umwuka abizera bahabwa. Bizera ko twiteguye twese kugira ngo twumve dufite Bibiliya, kugira ngo tujye tujyana dusoma amagambo ahari tagira ngo ni amagambo y'abantu, ahubwo ni amagambo y'Imana. Reka dusenge Imana. Uwiteka Imana, uri imbaraga zacu, uri ubuhungiro bwacu, uri ibyishimo byacu, mwami muri byose twakifuza, uri byose byiza dushaka, ndetse n'ibibi bitugeraho byose mwami ufitemo umugambi mwiza kuri twebwe. Yesaya yabivuze ngo ibyo wibwira kutugirira ni byiza, nta na rimwe wifuza kutugirira ibibi, ahubwo wifuza kutugirira ibyiza. Iteka Imana rero ikomeye kandi Imana yacu, reka ntaba ari twebwe ahubwo izina ryashirwe hejuru. Reka uwo ari we wese wumva rino jambo anyurwe naryo, atari ukunyurwa mu matwi gusa, ahubwo anyurwe naryo mu mutima, kugira ngo rimubere amahoro y'ubuzima uhereye none ukageza iteka ryose. Mu izina rya Yesu Kristo tubisenze twizeye, amen. Amahoro ni iki? Amahoro kuri wowe uyatekereza gute? Hari ibintu byinshi tubamo bitandukanye byigisha amahoro. Hari amasomo ku ishuri yitwa peace building. Birahari, abantu benshi bavuga ku mahoro, kandi isi mu bintu bya mbere bishishikaje cyangwa se bidushishikaje nk'abayituye ni ukugera ku mahoro yuzuye. Amahoro tuyavuga dute? Amahoro tuyabona dute? Amahoro tuyasobanura gute? Ni gute bavuga amahoro? Amahoro abenshi bumva ko ari ahantu hatari intambara. Ubwo ni uburyo bwa mbere bwo kuva amahoro. Amahoro ni igihe nta ntambara zihari, umuntu aba afite amahoro. Abandi biga amahoro byimbitse ni igihe hatari amakimbirane. Ushobora kuba atari intambara ariko hatari n'amakimbirane, nta makimbirane ufitanye n'umuntu. Amahoro akenshi nanone dushobora kuvuga ngo amahoro ni igihe umuntu nyine afite ibyo agombwa kuba afite, niyo twita amahoro. Ariko muri Bibiliya amahoro nayo muri ibyo byose akubiyemo. Amahoro yo kuba ufite umwuzuro w'ubuzima, amahoro yo kuba nta ntambara. Igihe kiragera ngo nuko ngo Isiraheli igira igihe cy'amahoro, bagira agahe k'amahoro, bagira agahe k'intambara. Birumvikana amahoro mu gihe udatuje yitwa kubura amahoro. Ariko ndagira ngo tubyumve byimbitse nanone kugira ngo twumve n'isoko y'amahoro. Amahoro ni igihe icyo ari cyo cyose icyo wagombaga, icyo ubuzima bwakugombaga, icyo umubyeyi yakugombaga, icyo umugabo yakugombaga, icyo ari cyo cyose cyakugombaga utakigifite, bityo ukagira amahoro. Muri make amahoro abura igihe icyo wagombaga kuba ufite ntacyo ukifite. Nagombaga kuba uyu munsi ndyamye, aya masaha nagombaga kuba ndyamye, none si ndyamye, nabuze amahoro, bimbuza amahoro. Nagombaga kuba uyu munsi ndi mu kazi, none ndi mu bitaro, bimbujije amahoro. Nagombaga kuba uyu munsi mu myaka yanjye mfite, nakabaye mfite umugore, nakabaye mfite umugabo, none nawe mfite, birambuza amahoro. Nakabaye meze gutya, simeze gutya. Akenshi ibyo nibyo bidubuza amahoro. Ugasanga kenshi nanone gituma tubona amahoro, ikiduhesha amahoro ari ukunyurwa n'ibyo dufite ako kanya. Ariko ndagira ngo tuganire nkubwira ngo umwana w'umuntu nta na rimwe kunyurwa biri mu mutima we, keretse gusa umuntu ufite Yesu Kristo.
Amahoro rero ni imbuto, ndagira ngo mere ku mahoro nk'imbuto. Amahoro ni imbuto twahawe cyangwa se ni imbuto izanwa n'Umwuka Wera. Mu buhe buryo? Mu Bagalatiya igice cya 5:22 dusomamo imbuto zigera mu 9. Isonye muri Bible muri Bibiliya y'Icyongereza they are almost 9. Ni 9. Iyo usomye Bibiliya y'Ikinyarwanda ni 9 naho, uretse ko izigaragara cyane ari 8. Eshatu za mbere harimo ibyishimo, harimo iya mbere batubwira harimo urukundo, hakabamo ibyishimo. Iya gatatu ikaza ngo ari imbuto yitwa amahoro. Ngizi imbuto z'umwuka: harimo urukundo, harimo ibyishimo, harimo amahoro, harimo ibintu byinshi, kwihangana n'ibiki byinshi. Ndagira ngo twivugire ku mbuto y'amahoro. Amahoro ni imbuto umukristo ahabwa niba warabaye umukristo, niba warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'umutima wawe n'ubugingo bwawe, warangiza ntugire amahoro, harimo ikibazo. Ari indirimbo iri mu gitabo abakristo bakunda kuririmba bavuga ngo sinzibagirwa umunsi nakizwe kubwo Yesu yinjiraga muri njyewe, naraboho none mu mutima wanjye huzuyemo indirimbo nishimwe ndirimbo umukiza wanjye. Ubundi biragoye ko umuntu udafite amahoro aririmba, ntabwo bikunda. Umuntu udafite amahoro ntabwo aririmba, ntiwaririmba. Ariko umuririmbyi aravuga ngo none mu mutima wanjye huzuye indirimbo ishimwe nshimira umukiza wanjye. Akakomeza avuga ngo ni igitangaza kuko nahawe agakiza k'ubuntu. Ni igitangaza njyewe umunyabyaha nahawe agakiza. Amahoro atahiwe iyo yakiriye Yesu Kristo nk'umukiza. Uyu munsi njye kukubwira, niba Yesu Kristo ari umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ariko amahoro akaba ari kure y'ubuzima bwawe, ushobora kuba umwami wakiriye atari umwami w'amahoro nk'uko tuzi. Uko ijambo ry'Imana atubwira ngo umwami w'amahoro, Yesu Kristo ni umwami w'amahoro. Rero amahoro ni imbuto uwizera ahabwa. Nta muntu utizera Yesu Kristo ugira amahoro, ntibazakubeshye. Ubupfura ntabwo buzana amahoro yuzuye. Ntabwo kuba umunyarwanda biguha amahoro yuzuye. Ntabwo imitungo iguha amahoro yuzuye. Ntabwo gutunga mituweli biguha amahoro yuzuye. Gusa ugomba kubigira. Ariko ibyo ntabwo bitanga amahoro yuzuye. Kuko mituweli, nyakunda kubwira abantu aka kantu, hari ubuvuzi, hari ukuvura, hari n'ugukiza. Ni abantu babiri batandukanye. Ukuvura si ugukiza. Gukira kuba mu kaboko k'Imana, ntabwo gukira kuba mu kaboko k'umuganga. Umuganga arakuvura, arakubwira ngo ibi ngibi bishobora kugufasha, iyi miti uyinyweye ishobora kugukiza, ariko ntabwo bagukiza. Kuko ukora ku buzima bwawe n'Imana yawe. Icyo nashaka kubwira ni iki: byose dushobora kubishaka, byose dushobora kubibona, ubwishingizi dushobora kububona, ni na byiza ko tubugira, ariko ibyo ntabwo biduha amahoro, ntabwo biduha amahoro yuzuye. Amahoro yuzuye tuyabonera muri Yesu Kristo. Ariko nanone amahoro yuzuye niyo atubwira ngo, iyo muri Bibiliya muri Matayo 5:9 haravuga ngo hahirwa abatanga amahoro. Muri Bibiliya y'Ikinyarwanda handitse ngo hahirwa abakiranuka, ariko muri Bibiliya zindi haravuga ngo blessed are the peacemakers. Barahiriwe abatanga amahoro kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Muri make, kugira ngo ube umwana w'Imana ni ukutanga amahoro. Uyu munsi hari abantu mu isi biyise ngo ni abana b'Imana, nabo tubara mu mubare w'abana b'Imana, ariko bataragerwaho, badafite imbuto yo gutanga amahoro. Bivuze ko nawe uri mu bakwiriye kwibaza ngo ese uko ndi umwana w'Imana? Ijambo ry'Imana ribitubwiye neza ngo abahiriwe abazitwa abana b'Imana ni abatanga amahoro. Haleluya! Abatanga amahoro nibo bazitwa abana b'Imana. Ese wowe ubuzima bwawe hari gutanga amahoro? Nabasobanurira babwira ngo amahoro ni ikintu cyose cyudatanga mu mwanya wakagombye kugitanga. Ni ikintu cyose ubuze mu mwanya wakagombye kuba ugifite, nicyo kibuza amahoro. Ese mu Kristo
ijambo riratubwiye ngo abatanga amahoro nibo bana b'Imana. Wowe uri umukristo uyu munsi, wowe uri umwana w'Imana uyu munsi, niko wiyita. Ese amahoro urayatanga? Ese mu rugo rwawe iwanyu utanga amahoro? Ese abana bawe ubaha ibyo ubagomba? Ese umufasha wawe umuha ibyo umugomba? Ese leta yawe uyiha ibyo uyigomba? Ese mu kazi gukora ugaha ibyo ukagomba? Hahirwa abatanga amahoro, kuko aribo bitwa abana b'Imana. Bivuze ngo igitagatumye tuvuga ngo twitwa abana b'Imana nuko muri Yesu Kristo twabonye amahoro, hanyuma natwe tukaba abatanga amahoro. Ariko uyu munsi bishobora kuba bitandukanye. Nababwira ngo amahoro ni isezerano twahawe. Ni imbuto y'abizera, ni imbuto. Ariko nanone amahoro ni isezerano. Aho ngaho nshaka gutinda cyane. Nidusoma Zaburi ya 29 umurongo wa 11, mwumva ukuntu havuga. Zaburi ya 29 umurongo wa 11, nuko Dawidi, ni inkuru, ni Zaburi ya Dawidi ageze ku murongo wa 11 arangije aravuga ngo Uwiteka azaha ubwoko bw'imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Haleluya. Isezerano ry'amahoro. None tugiye kwirebera amahoro nk'amasezerano. Birashoboka ko uyu munsi wicaye ufite ikibazo kivuga ngo ese nzakura he amahoro? Ese nzabigenza gute ko numva ntatuje? Ese ko ibibazo by'isi byankubise nkabura amahoro? Ariko isezerano ry'Imana riravuga ngo nzaha ubwoko bwanjye umugisha ari wo mahoro. Ndagira ngo dutinde kuri aka kantu kavuga ngo umugisha ari wo mahoro. Uyu munsi abantu benshi barakubwira ngo Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye amafaranga, Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye urubyaro, Imana iguhaye umugisha, Imana iguhaye iki ngiki ngo ni wo mugisha wawe. Ariko Uwiteka Imana ntabwo ari kavuze. Dawidi agiye kure arareba nk'umuhanga aravuga ngo guhaye umugisha. Uwo mugisha ni wo witwa amahoro. Muri make iyo dushaka kuvuga umugisha w'Imana ni twashiramo bihwanye, nkuko tuvuga ngo rimwe guteranya rimwe bihwanye na kabiri. Umugisha bihwanye n'amahoro. Ntabwo ari amagambo yayo. Nidushaka dore ku murongo wa 10 Zaburi ya 29 bavuga ngo Uwiteka yaricaye ku ntebe y'ubwami bwa Uwiteka yaricaye ku ntebe y'ubwami bwe hejuru ya wa mwuzure. Ni koko Uwiteka uhoraho yimye iteka ryose yicaye ku ntebe ye. Uwiteka azaha ubwoko bw'imbaraga, Uwiteka azaha ubwoko bwe umugisha ari wo mahoro. Uyu munsi nta wundi mugisha twagakwiye kuba dushaka. Uyu munsi nta rindi sezerano twakabaye duhiga uretse isezerano ry'amahoro. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 1 ho aratubwira ngo twari dutandukanijwe n'Imana. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 1 aravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro mu Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo wadushikirije ubu buntu dushikamyemo kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Nongera subira baravuga ngo nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana ku mwami wacu Yesu Kristo wadushikirije ubu buntu dushikamye kubwo kwizera ngo tubone uko twishimira ibyiringiro byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Yesu yadutsindishije kubwo kwizera ibi ngo biduhesha amahoro, biduha amahoro. Urusika rwa ruri hagati yacu n'Imana Yesu yaraje arukuraho kugira ngo tugire amahoro n'Imana. Adamu na Eva bamaze gukora icyaha, ikintu cya mbere cyabatashe n'ubwoba. Ubwoba ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ahantu hatari amahoro. Ufite ubwoba uyu munsi. Timoteyo na Paulo yandikira Timoteyo aramubwiye ngo ubwoba ni umwuka mubi.
ubwoba buzanwa no kubura amahoro. Iyo ahantu hatari amahoro haboneka ubwoba. Uyu munsi ufite ubwoba bwo gutera intambwe, uyu munsi ufite ubwoba bwo gusubira inyuma, uyu munsi ufite ubwoba bwinshi, ufite ubwoba bw'amagambo, ufite ubwoba bw'abakureba, ufite ubwoba bwo gukora, ufite ubwoba bwo gutangira na business yawe ubwawe, ufite ubwoba ni ubugaragaza habuze amahoro. Ariko Yesu aratubwira ngo, Pawulo aratubwira mu Baroma ngo ukwizera Yesu Kristo kwaduhesheje amahoro. Haleluya. Hari indirimbo abakristo turirimba none bavuga ngo kwiheba ufite n'ukwiki kurara udasinziriye kandi Yesu yaratsinze mwana w'umuntu. Nta kwiheba twakagombye kugira, ntabwo twakagombye kwiganyira, ntabwo twakagombye kwiheba kuko Yesu yaratsinze. Oh haleluya. Isezerano ry'amahoro ni isezerano twahawe. Zaburi iratubwiye ngo nuko azaduha umugisha, uwo mugisha ari wo mahoro. Uwo mundi mugisha utegereje niki? Uyu munsi siratubeshya ngo umugisha duhawe n'urubyaro, ngo umugisha duhawe niki? Ariko ibyo byose bidafite amahoro ntacyo byaba bimaze. Mu migani aravuga ngo umuntu arama imyaka myinshi akabyara abana imyaka myinshi ariko ntagira amahoro, ese ibyo bimumariye iki? Oh haleluya. Duhabwa amahoro nk'isezerano kandi nk'umugisha wacu. Muri Yohana 14:27 Yesu ngo asengera abigisha warangije ababwira ngo mbahaye amahoro yanjye ngo nagameze nk'ayisi itanga. Yesu yari yarabibonye ko isi itanga amahoro atandukanye. Yari yarahuye na Mariya bagiye kumutera amabuye. Nuko arangira aravuga ngo hoya utanakoze cyane namutera amabuye. Yesu yari yarabibonye ko isi guha amahoro mu byaha, ikaguha amahoro ariko nyuma yayo ikakwitura bikarangira ugiye guterwa amabuye. Yesu yari yarabibonye, yarahuye n'ibigeragezo byinshi, nawe ubwe yari yarahuye n'ibigeragezo byinshi ashaka gutanga amahoro mu isi, ariko isi nitanga amahoro ikarangira imugambaniye. Amahoro akenshi dushaka mu isi ntago ari hari, ahubwo tuyahabwa n'uwabashije kunesha isi akambara imbaraga. Uyu munsi ujya mu cyumba cy'amasengesho ugasenga ukamara iminsi myinshi ariko ukavamo ugahura n'ubundi n'ibibazo. Na Yesu byamubayeho, yamaze iminsi 40 n'amajoro 40 asenga, ariko igitangaje nuko nyuma yaho ngaho akivamo ngo inzara iramwica, ahura n'umwanzi aramugerageza. Icyo bishaka kuvuga niki? Nta namwe twahungira isi. No mu masengesho dusenga buri gihe, hari igihe dusenga tudafite ukwizera, tugasenga tutari muri Yesu Kristo, tugasenga turi mu mubiri, tugasenga kugira ngo twibabaze, ariko ibyo byose nta na kimwe byatugezaho tutari muri Yesu Kristo. Yesu niwe amahoro yacu. Aravuga ngo Yesu ni ngiye gutanga amahoro, kandi amahoro ntanga atandukanye n'ay'abisi batanga. Oh haleluya. Yesu niwe wenyine ushobora gutanga amahoro yuzuye. Umuririmbyi nawe yavuze ngo nta mahoro yuzuye twabona muri isi, kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Ibi ntago ari indirimbo gusa, ntago ari amagambo gusa, ahubwo ni ukuri. Ni hehe wagiye ukabona amahoro? Ni hehe wagiye ukabona amahoro yuzuye? Ni hehe wagiye ukabona icyizere cy'ubuzima bwuzuye? Ni hehe wabaye ukumva uzabaho iteka ryose? Ni hehe abantu twese tugira aho tugera ukagira aho ugarukira. Ubwenge bw'umuntu bugira aho bugarukira. N'ufite amahoro atekereza ko ari ay'isi, aricara agatekereza akavuga se nyuma y'ubu buzima bwo nzabahe. Ariko amahoro y'Imana itanga yararenga akarenga n'ibyo ngibyo. Amahoro y'Imana itanga ni amahoro aza akagusanga waguye no mu cyaha akakubwira ngo humura mwana wanjye, mbere yuko ugira icyo uvuga mba nabanje kumva. Ni amahoro aza, amahoro akakuzura, amahoro warangiza ukayatanga ukayaha n'abandi, ukavuga ngo blessed are the peacemakers, hanyuma ukaba nk'umwana w'Imana nk'uko ijambo ryabitubwiye ngo hahiriwe abatanga amahoro. Abahirwa ni peacemakers, ni abatanga amahoro kuko abo ngabo ari bo bana b'Imana. Hanyuma ukagaragaza ukaba abana b'Imana, hanyuma ukera imbuto za Mwuka Wera ugatanga amahoro nk'imbuto, ariko yabanje kuba muri wowe, wabanje kuyakira nk'isezerano. Oh haleluya. Reka dusome Yohana igice cya 16 umurongo wa 31.
twumve icyo nanone Imana ishaka kutubwira. Abantu benshi dushishikajwe n'amahoro, abantu benshi turashaka amahoro, ariko amahoro twayakura kuki? Yohana 31:16, igice cya 16:31 aravuga ngo Yesu arabasubiza ati, none murizeye, dore igihe kirenda gusohora ndetse kirasohoye, ubwo muri butatane umuntu wese ukwe, mukansiga njyenyine, ariko sindi jyenyine kuko Data ari kumwe nanjye. Ibyo mbibabwiye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugire umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yesu niwe wenyine wabashije kunesha isi. Ngo yabayeho amara imyaka 33, ariko nta cyaha yakoze, anesha isi. Hanyuma aratubwira ngo jye na Data turi umwe, niyo mpamvu ntazigera ngira icyuho mu mutima wanjye cyo kumva ko mbuze amahoro. Arangije ari kubwira hano, Yesu yabwiraga abigishwa azi ko agiye kugambanirwa, arababwira ngo mugiye gutatana mu nsige, murabona banjyanye nimurangiza mubura amahoro. Iyo abantu babuze amahoro, ikintu cya mbere kibagaragaza nuko batatana, buri umuntu agashaka kujya ukwe, yumva ko kuba ari ku giti cyazabona amahoro. Ariko Yesu arababwira ngo nimuhumure, nanesheje isi, ngo kandi mumenye ko muri njyewe rimwe mubonera amahoro. Ariko ibyo ngibyo nuko nanesheje isi. Ikibazo cyacu uyu munsi, turashaka amahoro mu byatsinzwe n'isi. Urashaka amahoro ku muntu, kandi uwo muntu nawe yaratsinzwe n'isi. Urashaka amahoro mu byanditswe n'abantu mu bitabo. Uyu munsi abantu twamenye ubwenge bwinshi, dusigaye dushaka amahoro tukayashakira mu bitabo, tukayashakira mu mafilime, tukayashakira mu ndirimbo, kambara ekuteri ngo kugira ngo ugire amahoro. Hari amaposti nyamara ku ma status y'ama WhatsApp, ugasanga umuntu yapostinze ekuteri yambaye ngo this is my comfort zone, cyangwa se aya niyo mahoro yanjye, kumva indirimbo. Ariko no muri zo ndirimbo twumva inyinshi zitubuza amahoro. Isi irababaye. Ntago uzazanirwa amahoro nuko wari ibyo wumvishe mu matwi yawe bikaguturisha. Ntabwo uzazanirwa amahoro nuko hari aho wicaye ukajya muri sauna, ukajya muri massage. Ntabwo amahoro yawe uzayazanishwa nuko wafashe indege ugatembera. Ntabwo amahoro yawe uzayazanishwa nuko abana bawe biga kure, biga mu bihugu by'amahanga, cyangwa se ufite umuryango ukomeye. Ntabwo amahoro uzayazanishwa nuko ufite ubutunzi, ufite amasambu manini, kuko amaherezo ibyo ngibyo uranabisiga. Ahubwo amaherezo uyaheshwa n'uwatsinze isi. Haleluya. Ngo muhumure kuko mufite amahoro muri njye, kuko natsinze isi. Umurongo wa 33 aravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Uyu munsi dufite ibintu byinshi bitaduha ihumure, ahubwo bidusubiza inyuma. Uyu munsi dufite agahinda kenshi kuko isi irababaje. Ariko Yesu aravuga ngo nukuri, ndabizi ko isi ibabaje, ndabizi ko isi yaciriye mu maso, ndabizi ko naje ndi umucunguzi ariko ibyo ntibabibone, ndabizi ko naje ndi Emmanuel, Imana iri kumwe namwe ariko mwebwe mukambona nk'umwanzi, ndabizi ko nagize inshuti ariko inshuti yanjye Yuda ku munsi wanjye bikampemukira ikangurisha amafaranga, ndabizi ko mfite inshuti Yohana na Petero mu minota mikeya bari kunyihakana. Ibyo ndabizi ko isi yuzuye mu mubabaro, ko nta muntu wakizera. Ndabizi ko isi iguha ababyeyi ariko ababyeyi nawe akenshi ntibakumenye. Ndabizi ko isi, uwo ni Yesu bivuga, arabizi neza. Ndabizi nkuko Yohana yabwitora akabwira ngo ndakuzi kutabize cyangwa gukonje, nawe ndakuzi mwana wanjye, ndakuzi uko isi kugira, ndakuzi ukure aho uhanga amaso, ndabizi ibyo ureba, ariko humura, muri njyewe harimo amahoro. Amagambo meza cyane. Ndabizi ko ubabaye, ndabizi ko ushonje, ndarashonje nanjye. Yesu niko akubwira,
ndabizi ko wizeye inshuti, nanjye narazizeye. Ndabizi ko nabaye n'abantu, nanjye narabamenye, ariko abantu bakaza bankurikiyeho imigati batankurikiyeho ukuri kw'ijambo. Abantu bakaza banyereka ko bankunda, ariko nyuma bakanyihinduka. Hari ikibazo njya nibaza kenshi. Yesu yagendaga akurikirwaga n'abantu benshi bakamusanga. Hari inkuru Yesu iri muri Matayo. Yesu arangije ngahaza abantu, barangije baza kumukurikira nyuma. Yesu ndiyo yagendaga akurikirwaga n'abantu benshi cyane bamukurikiye. Ariko hari ikibazo njya nibaza, Yesu bajya kumubamba, abo bantu bose bamukurikiraga bumvaga amagambo ye, bari barataye ibyabo birirwa bamwirukanka inyuma, bari hehe hajya? Kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ku rupfu rwa Yesu bajya Ponsiyo Pilato ajya kurekura Yesu, ijambo ry'Imana riratubwira ngo nuko Pilato arabaza ngo ese mbahe Baraba cyangwa mbambe umwami wanyu? Nuko abantu bose baravuga ngo nabambwe, ba bandi bamukurikirana. Noneho uyu munsi urashaka amahoro muri abo bantu. Yesu aravuga ngo isi nibanga mpuzamenye ko nanjye yabanje kunyaga. Muri make nshaka kukubwira niki, dufite amasezerano y'amahoro nkuko Zaburi yabitubwiye. Dufite amasezerano y'imigisha, kandi uwo mugisha ni amahoro. Ariko ikibazo cyacu nuko amaso yacu dushaka kuyahanga ku bintu bidashira. Erega uko duhanga amaso ku bintu niko bitubuza amahoro, bityo tukabuza n'amahoro abandi. Uko duhanga amaso ku buzima, uko nirebaho, uko nshaka ko ubutunzi bubu bwanjye, niko umuvandimwe mubuza amahoro. Uko nshaka ko urugo rwanjye duyobora nkaba umugabo umwe umeze nk'intare, niko amahoro nyabuze urugo rwanjye, nanjye amahoro nkayibuza. Uko nshaka kuba umwana utumvira mu rugo ari uvuga abandi bose bagaceceka, niko nibuza amahoro, niko nyabuza n'abandi. Uko nshaka kurya umuturanyi wanjye ashonje, niko nibuza amahoro, niko nyabuza n'abandi. Uyu munsi turibaza ngo abajura bava he? Abajura bava he? Uravuga ngo abajura bakwibye mu gipangu cyawe, kandi igipangu cyawe cyuzuye ubufuka bw'umuceri mu gihe abandi bashonje. Amahoro nta handi twayavana uretse mu kumenya ko turi abana b'Imana, kandi dufite izo mbuto z'umwuka wera zo kugira ngo dusakaze amahoro. Amahoro ni isezerano twahawe, ariko amahoro ntago tuzayagira kuko hari ukundi twayabonye. Amahoro tuyabonera muri Yesu Kristo, umwami utanga amahoro. Oh haleluya. Sinzi niba turi kujyana neza. Uyu munsi umuntu aricara akavuga ngo ndashaka amahoro mu Rwanda rwanjye, ndashaka amahoro. Ariko se amahoro azava he? Kari wowe uyabuza gute? Uyu munsi ufite amamiliyoni n'amamiliyari, ariko ntiwatanga mituweli byibuze ku bantu 5 muturanye. Uragundira iby'isi ngo bizagende gute? Amahoro ni twebwe tuyabuza, ni twebwe twakabaye impamvu. Uyu munsi wiri gukubita umugore wawe mu rugo, ariko urashaka amahoro, uzayakura he? Mu gihe udatanga amahoro ntabwo uhabwa amahoro. Ijambo ry'Imana riravuga ngo abahiriwe ni abatanga amahoro, kuko aribo bazagirirwa, aribo bana b'Imana. Ntabwo twese turi abana b'Imana. Abana b'Imana n'ab'Imana yacunguye, nabo Yesu yacunguye, hanyuma nabo bagatanga amahoro. Zaburi iratubwira ngo muzahabwa umugisha, kandi uwo mugisha ni amahoro. None ubwo ubujije abandi umugisha uzawukura he? Uzagira amahoro gute? Ntago amahoro wa rubyiruko we, wa musore we, ntago amahoro ari mu biyobyabwenge. Oya, amahoro ntago ari mu biyobyabwenge. Amahoro ari muri Yesu Kristo. Kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ukavuga ngo uyu mugabo yarapfuye atanga ibye, yari Imana yaciye bugufi. Uyu munsi amahoro tuyabujwe no kudaca bugufi. Wa muntu n'udaca bugufi nta mahoro uzigera ugira. Umuntu uca bugufi agira amahoro yuzuye. Umuntu uca bugufi agira amahoro yuzuye. Pawulo anongera akavuga ngo twiyamure ishari, umujinya n'uburakari
n'ibiteye isoni, nibwo tuzagira amahoro yuzuye. Mu gihe tutiyambuye uburakari, mu gihe tutiyambura umujinya, mu gihe tutiyambura ibiteye isoni, mu gihe tutiyambura ibyo byose, amahoro mu isi tuyafate nk'inzozi. Kandi ibyo byose tuzabyiyambura ariko twemereye Yesu umwami n'umukiza, akatwambika, akatwoza, akatwezesha amaso ye kugira ngo tubashe gukomera. Kuko umwana w'umuntu ahava akagera yibwira ikibi kuva mu buto bwe. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Nuko Yesu ari we mwami w'amahoro. Yesu ni we wenyine muri we twaboneramo amahoro, hanyuma tukayubaka, hanyuma ayo mahoro agatuma natwe tuba umugisha ku bantu. Iyo ubaye umugisha, iyo ubaye amahoro uba amahoro ku bandi. Muri make iyo ubaye umugisha uba umugisha ku bandi. Nkoresheje ijambo ryo muri Zaburi batubwiye ngo Uwiteka azaguha gukomera, hanyuma ngo azaguha umugisha, ukandi umugisha ni amahoro. Icyo nshaka kukubwira ni iki? Wowe uneze amatwi, amahoro yawe yuzure, amahoro yawe abe imbuto zikwiriye abizera, zikwiriye abihanye, hanyuma ayo mahoro tuyasakaze, amahoro agere ku bandi. Ntago amahoro yahabwa kugira ngo yicarane. Nta na rimwe njya bwira abakristo, ntago Imana ikora ikintu mu buzima bwawe kugira ngo kibe cyawe gusa. Imana ikora ikintu mu buzima bwawe kugira ngo gihindure ubuzima bwawe, hanyuma gihindure benshi muri sosiyete. Imana ntabwo yaguhaye amahoro kugira ngo unezerwe mu gihe abandi bababaye. Njya mbabazwa n'abakristo bigisha ibyo bintu, kakubwira ngo Imana yaguhaye umugisha kugira ngo mu gihe abandi bari kurwana wowe utekanye. Ntabwo ari Imana ariyo mahoro Imana iduha, ahubwo Imana iduha amahoro kugira ngo mu ntambara wowe ube amahoro, hanyuma ubere n'amahoro abandi. Haleluya! Ube amahoro abandi, ube nk'icyamu cyambutse amahoro, ube an agent of peace muri sosiyete yawe. Ariko ibyo ngibyo ntiwabyibashisha, kuko nawe ugomba kugira aho ubivoma. Ikibazo uyu munsi dufite abakristo badafite aho bavoma. Turashaka gutanga amahoro natwe ubwacu tudafite. Abapasiteri bafite ikibazo, abenshi bafite ikibazo cy'inzara, inzara ikakubuza amahoro, hanyuma ugashaka gutanga amahoro ariko mu by'ukuri we nta mahoro ufite. Ntabwo ibyo bizakunda, ntabwo byakunda. Amahoro tuyahabwa gusa no kwizera Imana, tukizera ko mu ntambara turwana hari uwazitsinze kugira ngo natwe dutsindishirize, kugira ngo atwereke formule yo gutsinda. Yesu yaratsinze kugira ngo ubuzima bworoshye atwereke ngo nuko ugomba kwitwara, nuko bigomba kugenda. Nibigenda gutya ujye ubwira Imana, nibigenda gutya ujye wibuka ko, nibigenda gutya ujye umenya ko. Niyo formule Yesu yaduhaye y'ubuzima. Ntabwo tukiri twenyine. Yesu abwira abigishwa be hano, arababwira ngo ntabwo ndi jyenyine kuko ndi kumwe na Data. Mwe mugiye gutatana ariko ntabwo ndi jyenyine kuko ndi kumwe na Data. Uyu munsi natwe tugomba kuba twomatanye na Yesu kugira ngo twomatanye na Data, hanyuma muri ibyo byose tubone amahoro yuzuye. Haleluya! Amahoro rero ijambo rabitubwiye ngo ni isezerano twahawe. Ariko nyuma yo kwakira iryo sezerano twahawe, nanjye muri sosiyete ntuyemo, nanjye mu isi ntuyemo, amahoro ni njye ugomba kuyatanga. Ijambo ry'Imana rivuga neza, ryabivuze neza aho twasomye muri Matayo, yatubwiye ngo abahiriwe ni abatanga amahoro kuko abo ngabo ari bo bana b'Imana. Ariko nanone tumenye ko amahoro ni imbuto zigaragara ku wizeye. Birashoboka ko waba warasubiye inyuma, birashoboka ko waba muri sosiyete aho utuye ari wowe wica amahoro y'abandi, utekereza ko uri gutanga amahoro. Birashoboka ko mu muryango wawe utoteza umuryango wawe, utoteza umugore wawe, utoteza abana bawe, utekereza ko ari gushaka amahoro, nyamara nibwo uyabura nawe ukayibuza, ukanitandukanya no kuba umwana w'Imana. Birashoboka ko waba aho utuye, birashoboka ko waba ukomeze mu itorero, wabaye ubuza amahoro kugira ngo utange amahoro. Ariko uyu munsi ijambo riratubwiye ngo dufite isezerano ry'amahoro, ariko iryo sezerano ry'amahoro tuzarihabwa. Ariko natwe tugomba kugira gute? Kuba abatanga amahoro. Ese aho ngaho ntiwaba warasubiye inyuma ukabubuza amahoro abantu aho kugira ngo bahawe amahoro? Birashoboka ko waba waragambaniye inshuti yawe ukayibuza amahoro. Birashoboka ko nawe waba waragambaniwe wenda. Ariko uyu munsi ndagira nkubwire ngo nitangira rishasha muri Yesu Kristo. Yesu Kristo aratubwira ngo iyi si narayirwanyije, narayitsinze.
mwomatane nanjye kuko ndi kumwe na data. Ndabizi ko isi yuzuye mu mubabaro, niko Yesu yatubwiye muri Yohana 16:33. Ndabizi ko isi yuzuyemo amahoro, yuzuyemo ibibazo, ariko ngo nanesheje isi ndamahoro yanyu. Reka uyu murongo musome abe ariho dusoreza, hanyuma dusenge. 16 Yohana twari twahasomye, ariko reka nongere masomo aravuga ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri nge. Mu isi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Reka dusenga Imana. Turagushimye Mwami, twabona amagambo tuvuga kuko wari ucunguye. Wanesheje isi Mwami, wanesheje umwanzi Satani wacu watubuzaga amahoro, uduha isezerano ry'amahoro. Uratubwira ngo amahoro yanjye aruta y'isi itanga, niyo mbahaye. Ariko bijya bishoboka ko akenshi tutabimenya, akenshi dushaka amahoro mu bindi by'isi, kandi nk'uko tubwiye amahoro, isi idatanga amahoro, ahubwo amahoro atangwa nawe. Mwami, turakwinginze kugira ngo aho twabuze amahoro utubere amahoro, aho twabuze ibyiringiro utubere ibyiringiro, aho twabaye ibyica amahoro wongere udusubizeyo Mwami, twongere duhagarare tuvuga ngo twamenye izina ryawe, none turatanga amahoro mu isi. Iyi si nta mahoro yuzuye keretse ifite abakristo nkatwe twiyemeje gutanga amahoro. Ibitubuza amahoro byose, uburwayi, mu izina rya Yesu Kristo ndabisenye, mu izina rya Yesu Kristo. Inzangano zitubuza amahoro, mu izina rya Yesu ndazishwanyaguje, mu izina rya Yesu zikubise hasi. Kwibona, kwishyira hejuru, ibyo byose bituma Mwami tuburira amahoro muri wowe, ibyo byose ndabisoje mu izina rya Yesu. Mu mbaraga duhabwa nawe, kuko ijambo ryawe ratubwira ngo niduhambira bizahambirwa, niduhambura bizahamburwa. Mu izina rya Yesu mbohoye imitima y'abari bo bose bafite kwiheba, barujijwe amahoro n'ibyo aribyo byose. Reka Mwami ubaha amahoro, kuko ari isezerano ryawe. Hanyuma numara kubaha amahoro ubahindura amahoro. Haleluya. Nushimwe Yesu, nushimwe Yesu. Jehova Shalom, Imana y'amahoro. Yawe Shalom, Imana y'amahoro. Reka uduha amahoro aruta ngayo abantu bose batanga, aruta y'isi yose yatanga. Ni mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Urakoze cyane. Nimero ni ya yindi ni 07836555 247. Imana ibahe umugisha.